cyane reka Real Madrid yindekere. Nabwiye Ruben Ngabo nti ndabizi gufana Arsenal cyane, Real Madrid yindekere. Twivangure abantu batazatsindwa kabisa, ariko si mwebwe gusa bagatangira hari nabandi benshi nyine nibyo mvuga. Umuntu uzihuriyeho ufata uruhande hakiri kare, hatazagira umuntu tubeshya ngo zombi nizanje. Nje nzifana zombi ariko nahisemo ndi kuri Real ino ncuro, ndashaka kugarika Arsenal, ibyo simbizi. Twivangure kabisa, umuntu afata uruhande na Arsenal. Nta muntu ufata amakipe abiri muri ibi keneye kimwe cya kabiri. Ego ruvuye ngari umuntu yita ubeshya abantu ngo nge nzikunda zombi ngo izatsinda yose. Uramenye fata imwe ibireke. Yari njyamye kuri Visit Rwanda uko byagenda kimwe cya kabiri. Niyo tuyo cyagenda kose nyebana nayishyizeho inda. Amateka arisubiramo ya 2006. Hanyuma tujye Metropolitana niho njye nabonye ari ibintu bibiri. Icya mbere ni igitego cyihuse ku masegonda 27. Icya kabiri ni Atletico Madrid yakiniye inyuma umukino wose. Kubera ko yabanje igitego birumvikana hakiri kare cyane, birumvikana ko itagomba gukomeza kwirekura. Yamaze kubona igitego yagomba gukina isa naho yifatamo, ariko ikagenda ikora amataka yandi yashaka kugura ikipe ya Real Madrid. Ubwo wenda mu bindi byaranze umukino uko bivugaga ni Vini wabonaga afite inyota cyane yo gutsinda igitego, biza no gutuma agira pressure cyane, ntiyatera penalty neza arayihusha. Benshi batira penalty yayirwaniraga kubiri, bikomeza kuba igitutu kuri we. Uko yayirwanira ngo mwabibonye Mbappe arayikoresheje birangiye, Vini ayiteye, nyamara Mbappe nawe romaze iminsi atera za penalty. Ntabwo birasobanuka neza muri Real Madrid buriya de penalty teka wa mbere, kuko rimwe na rimwe hari nubwo Vini ayikoresha pe Mbappe akayitera, cyangwa se na Mbappe akayikoresha ukabona Vini arayiteye. Ntabwo nyine birafata umuntu kumenya ngo ugomba kuyitera udahinduka ninde, bisa naho nyine ari ikintu Carlo Ancelotti agomba gukoraho. Ntibyabakundira rero bagiye gushina penalty bonye bagiye kuri pressure, kuko nyine si kenshi wabona avantage nk'iyi yo gutiye kubona penalty kuri Atletico. Iyo bihusha bigoye cyane kubera ko ni gake ubona open opportunity cyangwa se uburyo bufatika bwo gutsinda Atletico, cyane ko baba bakoze block ikomeye cyane. Ubwo byasaga naho bigiye kugura ikipe ya Real Madrid, yari kubisoje umukino ariko biza gutuma bajya muri extra time kuri Carlo Ancelotti. Wabonaga ikipe ya Atletico yamugoye cyane, ikipe y'Imana my space kugira ngo kabisa ugire imbere za muryayo bigoye cyane. Ubwo nyine muri penalty baza kugira umugisha baratsinda, gusa rugaju nyine naga ko Atletico ni ikipe igoye cyane, ni ikipe igora Real, ni ikipe isi gukina nayo ibyo gukora marikage kuri abakinnyi bayo. Ni ikipe abafana ba Arsenal buryo ngo batifuza ngo bifuzaga Real, ngo ntabwo bifuzaga Atletico, ngo Real ngo ishobora gutsinda ibitego nawe ukayitsinda, ariko Atletico Madrid ngo yagutsinze kimwe ntushobora kukibona. Gusa ugiye kwifuza ukifuza Real, aho wenda sinzi ko wakifuza Rigani ufite igikombe giheruka byabigoye. Discuss. Yes, reka duhere ku kintu Iberi arayizinze. Aravuze ati Mbappe na Vini biri kugorana kumenya ngo who is the penalty taker, ninde ugomba gutera penalty. Carlo Ancelotti ameze nk'umuntu ushaka gushimisha umugore w'isezerano ariko agashimisha nihabara at the same time. Kandi biragoye. Ngo rugero rusobanura, birashaka kuvuga ngo uko biri kose haba hari amahitamo atomoye, uba ukwiye gufata icyemezo kimwe ukavuga ngo uyu niwe mugore wanjye uriya ndamuritse nihabara. It's simple as that. Niko batoza bakomeye babigenza. Cyangwa ugakora divorce ugasanga ihabara. This case yigeze kwa muri Real Madrid igihe cya Bale na Cristiano Ronaldo. Zidane niwe wari uhari. Reka manze nibutsa abantu gato. President wa Real Madrid witwa Florentino Perez niwe wiguriye Gareth Bale neza 100%. Ariko Cristiano Ronaldo ntabwo ari we wamuguze, nubwo ari we wishyuye amafaranga yamuguze. Ibi ndabisobanura. Negociation zakozwe n'umugabo wari president wa Real Madrid amezi make mbere yuko Perez amutsinda akaba president. Yaranegociye, yumvikana na Cristiano, yumvikana na Manchester United, bavugana amafaranga, ibintu byose barabyemeza. Niyo mpamvu Ronaldo yagiye gukina finale ya Champions League ya 2009 na Barcelona, mubona arangiza asezera abafana. Yarabizi ko agomba guhitajya muri Real Madrid, yarabizi neza, yari dossier yarangiye. Perez rero yinjiye muri office asanga ari dossier iri ku meza, iri pending. Twaranegociye, twaravuganye, ariko agomba kuza
zirangiye icyo yakoze yahise yishyura amafaranga bumvikanye. Niyo mpamvu umugabo witwa Calderone yahoraga yigamba avuga ngo Perez ntaziyemera umukinnyi wa Cristiano ngo avuge Cristiano ninjye wamunegosiye nubwo ku ngoma y'igihe yari amaze kuba perezida ari we wishyuye, nanjye nari kwishyura yomba mpari ko asa amafaranga ye n'amafaranga y'ikipe. Okay, Perez rero yabaye nk'ushaka gusa n'ugaragaza ko Bale ari umwe mu bakinnyi nawe yagira ibyirato bye. Naguze abakinnyi beza, naguze ba Modric, naguze bande na Bale dore naguze yabaye igitangaza. Carlo Ancelotti byaramunaniye nanone kongera gusa n'umanaginga abo bakinnyi bombi, ariko umwaka kuko ari uwa mbere Bale akiza akiri muri forme atari atangira kugira za mvune nyinshi, baramubwiye ngo hagati ya Ozil n'umuntu witwa Di Maria rekuramo umwe kugira ngo tubonere Bale umwanya. Ubanza muri icyo kintu ahitamo kurekura Ozil wakinaga 10 binababaza Ronaldo, Di Maria bamugarura ku 10 Bale akina uruhande kuko icyo gihe Ronaldo mu bitego byose yari amaze gutsinda assist nyinshi zari za Ozil, yewe n'ubu ntawuramo assist nyinshi gusha Ozil muri Real kabisa. Ibyo bimaze kuba imyaka yakurikiye Bale yabonye akihagera bahita batwara Champions League, abona igikundiro afite kuri perezida nyine atangira kubyimba. Muri kwa kubyimba no kugira igikundiro kwa perezida byatumye umutoza wasimbuye Carlo Ancelotti yamaze kumwirukana iyo sezo Rafael Benitez 2015 yaje asanga muri Real Madrid harimo ako kantu kameze nko kutumvikana kwa Cristiano na Bale, ariko asanga Perez asa n'umuntu ushaka gufavoriza somehow umuntu witwa Gareth Bale kugira ngo agaragare, ashaka kubyurira hasuzugura Cristiano. nibwo yamuhaye icyo bita aga flash disk kariho ngo amashusho agaragaza uburyo abakinnyi batsinda ibitego muri box, uburyo nyine ngo agomba ko mufinisha mwiza. Cristiano mu kumusubiza nawe yaragiye afata ibitego yatsinze abishyira kuri flash abihereza umwongereza aramubwira ngo uhe Benitez agenda ari uko batsinda ibitego. Biza kurangira Benitez yirukanwa. Mu kwirukanwa kwa Benitez rero nibwo haje Zinedine Zidane, very clear nkaho nta cyabaye. Yabwiye Gareth Bale ijambo rimwe, the boss here is Cristiano Ronaldo, nothing else. Ni penalty ni kufura arabitera. Ni usinya kuri dosiye za nyuma murakina baro za nyuma mugomba kuzimuha muri box. N'ikimenyimenyi Karim Benzema ni mwene wacu dukomoka hamwe muri Algeria. Ronaldo niba ashaka gukina 9 muzajya murotatinga ujye ku ruhande mu mukorere ajye ku 9. As simple as that. Ugomba gusinya kuri dosiye y'urumutoza ugaca amazima. Bose aravuga ati Ruvuyanga buri kiganiro rugaju rasesengura. Ko Ruvuyanga nashaka gusesengura azabakoroganya. Azabashatse kuba Bale. Nishaka kujya ku ntebe yo kubura ikiganiro nzabanzanya amatiku mu mujyi. Ni kibazo rero umuntu agomba kugira inshingano ziri defini, ariko Real Madrid impamvu ubona bari kubitwaragaho ibintu bya Ronaldo sorry bya Mbappe na Vini. Mbappe Real Madrid iramufite, ariko Vini bakeneye kumwongerera amasezerano. Wibuke ko Vini ni umuntu wivumbura mu buryo bwose bushoboka kubibona no mu kibuga. Nijoro arashwanya n'abafana ba Atletico Madrid asimbuye yabwa ati bamuserereje, arabwa ati dufite Champions League 15 ati mwe nta nimwe mufite, temwe mufite ubusa. Baramutuka bazamura intoki zibi zino za musumba zose induru ziravuga. Ariko muri rusange nk'umutoza ukomeye ndatekereza ko uzamusimbura, niyo navuze ngo arashaka gusa n'ubashimisha bombi, uzamusimbura akwiye kuzabifataho icyemezo mu gihe Vini azaba yarongereye amasezerano. Impamvu wenda bwa mbere nemera ko bagombaga kuzimuha zimwe na zimwe, Vini yarari gushaka Ballon d'Or, yarari kurwanira kubona Ballon d'Or. Birangira bamufavorije bakamuha amapenalty bakamusunika kugira ngo agaragare cyane abe yanagenda atware Ballon d'Or. Iyo dosiye yaranze, Ballon d'Or yarayibuze atwara FIFA the best. Now dufunguye indi page nshya rero mu kwa mbere nyuma ko Ballon d'Or yari imaze kubura, ariko atwaye FIFA the best twagomba kugira umurongo mushya. Ariko umurongo mushya twagombaga gufata muri Real Madrid wakomwe mu nkokora nuko uyu mukinnyi akeneye amasezerano kandi ari gutanga amakondisiyo yo kugorana, aho avuga ngo ngomba guhembwa umushahara ungana no Kylian,
ni ukwereka perezida ngo listen, uyu muntu usibye no mu kibuga ko tugomba kugabana inshingano agatera penaliti imwe ngatera indi, unabimenye yuko n'amafaranga tugomba kuyanganya. Kuki agiriye confidence uyu muhungu wa Tatiana, nyine yitwa Tatiana, nyine akaba umukongomanikazi. Burya Vini nunareba biri aba yigira burya nyine n'umukongomanikazi. Amana uko hirya hari. N'umuzayirwa rwose uriya mwana. Uriya mukongomani rero Vini muhungu wa Tatiana, niba hari ikintu ntekereza mu gihe kiri imbere kizaba, ntabwo Real izakomeza kuba muri ibi bintu bya bimwe abana bakinaga ngo n'uyu nguyu cyangwa se n'uyu nguyu. Next season yaramaze gusinya amasezerano, bazamwicaza bazamuha ukuri, natakumva ubwo bazamugurisha, kuko there should be a boss. Ntibibaho. Ni no mpamvu ubona no guhuza kwabo byagoranye, kuko yumva ko he's a star, nunda kumva ko ari umusitari. None bakagira ikintu hagati yabo bombi, buri wese yumva ko ndakomeye, ndi igitangaza. Vini akubwira ati njye mfite Champions League ebyiri muri Real Madrid, nifashije gutwara. Wowe Mbappe wayifashije iki sofa? Nibwo cyiza. Mbappe nibwo cyiza. Mbappe ku rundi ruhande akavuga ati njye naje hano ndi umukinnyi grand joueur, champion du monde, nani mfite igikombe cya 2018 nkiri na mutoya cyane, amarekoro maze gukura urare mu bitego 500 ku myaka yanjye, na bitinze amarekodi n'ibindi, ndi umu grand joueur. So ni impamvu rero ya mbere umutoza agomba kuzaza koraho, who is the boss. Yego, urakoze cyane. Ariko kimwe mu bintu byatumye umukino urangira n'impaka zigakomeza ni ibijyanye na penalty shootout. Iberi navuga yuko n'ubu ngubu hari abantu batarabiyumva. Nanjye ubwanjye nahamagaye abantu barenze 3 saa 7 z'ijoro, mbabaza nibigenze gute, bansobanurira kuki Alvarez penaliti ye itemewe. Kumwe bagenda berekana penaliti zimaze kujyamo n'izitagiyemo, abantu bagiraga ngo n'umugrafiste wibeshye cyane, bakabona hari akantu k'agakuru k'agakubo k'umutuku, bakibaza penaliti yahushijwe ya Atletico ni iyi, kuko babonaga zimaze guterwa zose zagiyemo. Kuva kuri Ruvuyanga kugera kuri Simeone utoza Atletico Madrid, muri press conference yabivuze ati kuva nabaho sindigera mbonaho VAR yentervena muri penalty shootout. Yabajije abanyamakuru Simeone wo bita Cholo, aravuga ati hari uwaba yabonye Julian Alvarez akora kuri baro kabiri, ibyo bita double kick. Niba hari uwabibonye nazamure agatoki. Ati arabuze rero uzamura agatoki, atubwo biragaragara ko byagoranye. Harimo abafana ba Real bavuze bati nkunda Real pe, ariko ahantu narebye maze kureba 100 times inshuro ijana nsubiramo, sindabona ahantu Julian Alvarez yakoze kuri baro kabiri. Ariko ubwo byose byahari ikoranabuhanga rya VAR ryabibonye, ariko n'abafana ba Real babaye nk'abo baburana Alvarez imana gutera penalty, ushobora bari babibonye ikoranabuhanga. N'abakinnyi barekaramye cyane, banavuze bati Alvarez we katarekamye arabizi ibyo yakoze, ariko yavuze ati ndahimbere y'Imana ntabwo nakoze ku kabiri muri vestiaire yarahize. Iminota 2 nibura kugira ngo tujye mu makuru, ariko ni na nyuma y'amakuru n'ubu tarasobanura neza ngo abantu babyumve, ndayikongeze ya nyuma y'amakuru. Habaye iki, kubera iki penalty y'umuntu rutayiza mu Argentine itahawe agaciro bakayanga? Ntabwo bikeneye ibindi bintu. Nabonye hari umusesenguzi nakunze cyane wo kuri bamuvugishije kuri CBS, ni televiziyo y'abanyamerika batsiriye bakoraho. Uyu mudamu yabisobanuye neza, avuze ati abantu ntibari babizi, atariko ngo bakoresha icyo bita semi automated technology muri Champions League. Abandi batoya atese bibaye ari uko Real Madrid igiye gukina, atiko tutari dusanzwe tubizi, ariko ibintu byose tutazi siko bitabaho. Iberi mukanya tubwiye yuko umwana uri munsi y'imyaka 18 ntiyemerewe gukora mu kabari. Hari abantu batari babizi, umvaga umuntu yiboneye akazi atabura kugakora. So, ibyo utazi first of all, ko nabonye abantu bakora amadeba shingiye kuri sentiment, umfana Barca, umfana iyi Real Madrid barayibira, ariko witwikuruye umwambaro w'icyo ufana n'icyo ukunda. Reka tubireke nkanye mfana Real, nunda fana indi n'uburenganzira. Reka turebe icyo abasesenguzi bavuga, reka tunumve icyo uruhande rw'abafashe icyemezo bavuga, turebe icyo bita fact. Turahera hehe mu munota umwe kugira ngo ikindi cyiciro tuza kukijyaho nyuma? Biragoye ko urebesha amaso aya ya muntu asanzwe kuri televiziyo yawe, niba urebera kuri kanari cyangwa DStv, biragoye ko wavuga yuko yakozeho rimwe cyangwa kabiri. Banza ubikuremo kubibonesha amaso, ubanze wubahe kamera
zifite ubushobozi bwo kubona ama-angire utabonye, ubanze wubahe icyo bita ubushobozi ububasha kubona ibintu babizuminze kuri dimansiyo ya nyuma wowe utabonye, ubanza wubahe tekinoloji wowe udafite abo bafite, noneho twanarize dushingiye kuri fact not kuri emosiyo. kuko niba Coro umutoza wa Atletico avuga ngo ngo hari umunyamakuru ngo yabibonye ngo akoraho kabiri, abanyamakuru bose bagaceceka, ariko ugenda urebe Obra kuko yavuze ati nizera ibyo abasifuzi basifuye, ati buriya yakozeho kabiri. kandi urebe no Julian Alvarez ntiyigeze arekaramo, yamaze kubikora bayanze, ntiyigeze ayifata mu mutwe ngo arekarame ngo oya yabiritse.